sheri za wa mundeka yo gusuhuzaga ibisuhuzaga nta kindi no muzakuzanye n'umugabo wanje arimo tuze twama twubahana ndakwiyamye uyu bamwita ntakorwa ko yo urabizi noneho ese kutubona Darlene noneho abanyacyaro bose batangiye kuba bamutererana ku rwego rwo hejuru ndetse batangiye no kuba bamuteranira uratekereza ubuzima bwari kuba muri kino cyararazi kuba yabushobora kutubona situation akomeza kuba yajya mikomeje kuba yamubana mbi cyane ku rwego rwo hejuru urabona agiye gukora iki mwaka kanya Darlene ibibazo bikomeje kuba byamubana ibibazo ndetse akomeje kuba yahura n'ibigeragezo bikomeye cyane ubuzima bwe bukomeje kuba bwajya ahantu habi cyane Darlene ntabwo tuzi ko araza kuba yatuza mu gihe cyari cyo cyose abanyacyaro bose batumva ko Darlene nawe yaba umuntu nk'abandi ese kuba Darlene akomeje kuba bamusuzugura ngo nuko ari uwo mu mujyi agakomeza kuba bamugaragariza ko aciriritse ku rwego rwo hejuru kubera ko bazi neza ko yaje hano mu cyaro kuba yaza gusahura imitungo kandi ko tuzi ko Darlene kugira ngo aze hano mu cyaro ari uko yabonye ubuzima bwo mu mujyi n'ubundi nta keza kabwo ahubwo ari uguhorana ibibazo bikomeye cyane ari uguhorana mu makimbirane n'abandi bantu agahitamo kuba yigarukira hano mu cyaro iwabo uratekereza noneho byo azabishobora guys nkwaye ikaze niba ariko bwa mbere wisanze hano kuri channel turagusaba kugira ngo badutera inkunga yo kuba wakanda kuri buta subscribe majyana imigano byose bya filime yacu Urukundo Rwinzitane turabasaba kugira ngo mwatanga ibitekerezo mwatubwira namwe kunuma muri kwiva ku filime yacu Urukundo Rwinzitane murabizi ko tubakunda murabizi ko muri abantu b'intwari murabizi ko muri abantu bagaciro impamvu twitwa turi hano hanyuma ya filime no kugira ngo tube tuyiganira mutaza kwa mwagira irungu mwe mukunda filime yacu Urukundo Rwinzitane ese uratekereza ko Darlene iki cyaro kiraza kuba cyamugwa amahoro uratekereza ko kino cyaro araza kuba yagishobora turukubona ko ari kuba yarwana intambara n'aba baturanyi bi n'aba bagore yasanze mu cyaro kubera ko buri wese afite ubwoba ko Darlene ikintu cyaba cyaramuzanye inaha ari kuba yabatwarira abagabo ese utekereza uko tuzi Darlene uko imico ya Darlene tuyizi iryo kosa ariko ryo kuba yafata ubuzima bwe akabwandagaza uratekereza ko Darlene yafata ubuzima bwe akabuterera inyoni ku buryo yashaka kuba yaryamana n'abagabo bose mu cyaro Darlene turabizi ko yuyubaha cyane ku rwego rwo hejuru Darlene turabizi ko kuva umugabo we yapfa nawe yasigaranya agahinda gakomeye kugezana n'ubu nta n'umuntu n'umwe arabona uko wenda yakunda ngo abe yamusimbuza umugabo we wamaze kuba yitaba Imana ese Darlene watekereza zakura he umuntu uzamufasha iyi miruho yose akomeje kuba yahura nayo akagahinda kose akomeje kuba yahura nako uyu mubabaro akomeje kuba yahura nawo hano mu cyaro utekereza karinde uzamuhoza aya marira akomeje kuba yarira Darlene turabizi ko afite abantu benshi bamukunda ariko turabizi ko nanone afite abantu benshi bamwanga ariko turabizi ko byanga byakunda Imana ibirimo Imana mu gihe cyo cyose yashatse kuba yeza ubuzima bwawe turabizi ko nta n'umuntu n'umwe wabisubiza inyuma turabizi ko igihe cyari cyo cyose Imana yaba yifuza ko nawe wagira ikintu ugeraho Imana yaba yifuza kugira ngo ube wava mu gisuzuguriro nawe waba nk'abandi turabizi ko igihe cyari cyo cyose Imana yabishatse byagezwaho kandi turabizi ko Darlene nawe ubuzima bayeho uyu mubabaro akomeje kuba yaca mu munsi ku munsi akagahinda akomeje kuba yaca mu munsi ku munsi turabizi ko umunsi umwe Imana izakamukuramo ndetse nawe ikamwicaza nk'abandi bose ese kutubona bya Chanel ndetse na Ngoga byakomeje kuba byaba agaterera nzamba tukaba turi kubona kugira ngo Chanel abe yumvikana n'umugabo we Ngoga byakomeje kuba byaba ikibazo gikomeye cyane utekereza ko bazakora iki ese ubona Ngoga hari iki kizagira agatega amatwi umugore we Chanel kuva yamenye ukuri turabizi ko byabaye ikibazo gikomeye cyane kuva yamenye ukuri turabizi ko byabaye ikibazo cyahatari kuba noneho yongera kuba bavugana neza bakaganira nk'umugore n'umugabo turabizi ko byakomeje kuba byagorana ese aya makimbirane akomeje kuba yaza muri runo rugo rwa Ngoga ndetse na Chanel
azakizwa n'iki? Ibibazo byose ukomeje kuba bizaza mu rugo rwa Shanira ndetse na Ngoga, utekereza ko bizagenda habaye iki? Guys, wowe wisanze hano kuri iyi channel, icyambere tugusaba nimba ushaka kuba wagira kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane, turagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo, ube watubwira nawe ukuntu uri kwiba kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Kandi turagusaba kugira ngo ube wakanda kuri buto ya subscribe maso cyangwa ngano dufite tuba turutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Izi ngizi bazisaba behind the scenes kandi ngiye kuza kugeza umunsi ku munsi. Nitwa Nsenga Venke. Icyambere nimba wageze hano, tanga ibitekerezo tubwire nawe ukuntu uri kwiba kuri filime yacu nimba nako Urukundo Rwinzitane. Rero nabatsinze kongera duhure ku episode kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Bakunda cyane amana no gucana no kuri channel. Ciao ciao.